Sheila wakunda umutipe urusha amafaranga akazagushaka ukabyemera? Byo ko mbyumva namukunda. Se wakunda umubebe ukurusha amafaranga ukazamushaka ukumva nta kibazo? Kubera ko gukunda n'amafaranga ntaho bihuriye. Oya, ntago nabyemera. Umukobwa iyo yagize amafaranga ntago mu byukuri yama ya respect nk'iyo nyene urumva mu gihe ngende umugabo njyewe navuga ko ngemeza nk'abahungu ba kera tu ntago meze nk'abahungu b'iki gihe. Iyo nakunze umukobwa ndamukunda biri deep, noneho njyewe sinzi ukuntu mera. Iyo utangiye gucika intege nibwo ngiye nkukunda cyane tu man. Sheila ari umugabo nyine ufite amafaranga sibyo, ako nyine akuruta cyane, ako nyine ubuzima ubona urimo bugusaba kuba wamushaka akemera ugashaka umutipe w'umukene kugira ngo ukundane n'umusaza. Ntago numva ko nakunda umuntu ntari proud ye. Hey guys, my name is Giselle. Mbahaye ikaze kuri GJC Media. Uyu munsi twahinduye location ahantu dukorera ntago ariho turi. Ndi kumwe n'abatumirwa abantu muri busange muzi, kumwe na Sheila. Urashaka nangusoze? Kumwe na Sheila, ndi kumwe n'umutife mo hano hagati yacu. Hanyuma tugiye kuganira byinshi bitandukanye biberekeyeho. Sheila ni Sheila wawe atazaniye kuri GJC Media. Sheila kandi Sheila yavuze ko ashaka umukunzi murabyuka the first time. Ni friend wanjye. Ni umufriend wawe? Okay, ngaho reka twibwire cyangwa ladies first. Ladies first time bisoza. Wabisoje se ukahita unamupresenta Reka kugira ngo hatagira n'umuntu utangiye kwibarisha utuntu tw'utunimero. Reka ngire. Couple ngo ni iki? Yo my people, njyewe ndi Breezy cyangwa se munyamerika, ndi umu actor. This is 1 year and a half muri industry, so today nyine ndishimye kuba hano kubona uyu nawe ni umufriend wanjye actually. Okay. Hey. Hello. Narishimye kutubona. Ibyo bintu baraza kudusarira. Yanshimishije cyane kabisa. Munyamerika ko icyo bakwita munyamerika? Bo munyamerika rero ahantu iryo zina ryavuye ni filme nkina mu busanzwe bita Depression. Nayijemo mvuye muri Amerika. Muri filme nyine nakinaga nk'umuntu uvuye muri Amerika. Kandi uba mu biryogo. Gisele yingize ngo turi Urumva ko nabizi. Nene ni diaspora wa. Akaye kurora abuturete navuga gati no mu diaspora. Kumbe nuko nguko niho byavuye bahita banyita munyamerika muri ubwo buryo. Niho iryo zina ryavuye. Shout out ku muntu bita Alia dukinana muri Depression niwe wari inyise. Alia wuhe? Alia w'igikara? W'igikara ukina no muri Inkindi Aisha, muri Aisha Comedy. Okay. Aha, bakunzi bacu rero murabona ko turi kumwe n'umunyamerika wa Nyabugogo ni batungu cyangwa se Breezy. Cyangwa Breezy amazina yiswe n'ababyeyi. Ni Breezy ryonyine cyangwa Illusion Breezy ubwo buryo tu uvuze nyine mama yakwisenga ukina papa? Banyise Lucien. Kuri kamera za GJC Media niyo bidahari ngo ni Lucien. Komana na Romeo koko. Okay. Gako uri single cyangwa uri muri relationship cyangwa uri married? Ndi single but not searching. I'm single but not searching. My people. Nutubura abantu bo kuri GJC Media please. No. Don't. Uri single but you're not searching. Like I'm in love with myself, so I don't want to go back. Pedesi. Oh yeah? Just in the time nigera. None se wowe wenyine niwe byikurikiranira. Oh yeah? Kugira se. Like time nigera bon.
time nigera nanjye nzahita mvuga ngo birandambiranye reka nshaka Sheila kumbe unanikunda umuntu nazanye arikunda we wari utegereje yerekwa oya kandi ngo nimero zanjye nizi nyerekwa mbwire narinzi ko wamweretswe bro Sheila urabibona gute kandi wamaze kubisoza si uko utubwiye urakikunda zanze bitekereze Sheila uri kuri pending kabisa time nigera kabisa ewana Sheila rero umwana mwiza aritonda Sheila wundi bitaho mubice hafi aho ku mutima tu Okay rero ikiganiro tugiye gukora uyu munsi ntabwo ari ikiganiro nkuko tuza gukora ibiganiro tukicara tugakora ibiganiro ni topic tugiye kuganiraho topic ebyiri zitandukanye ariko umwe arambwira uruhande arimo n'undi arambwira urundi ruhande arimo njye nta ruhande na rumwe mbogamiyeho cyeshe zera ndera nta ruhande mbogamiyeho ikibazo cya mbere cyangwa ntuza ya mbere irabaza gutya ngo gukundana n'umukobwa sibyo nyine umukobwa ukurusha ubushobozi ubu nyine uri umukene byazagiye igihe ukamushyira mu rugo icyo ni ikibazo cya mbere cyangwa reka tubanze tudisikita kuri icyo ngicyo ikindi akibabwira nyuma Sheila wakunda umutipe urusha amafaranga akazagushaka ukabyemera ese wakunda umubebe ukurusha amafaranga ukazamushaka ukumva nta kibazo bivugeho cyangwa bivugeho nyine kandi ari mugiye kumbwira niyo topic y'umunsi byo ko mbyumva namukunda kubera ko gukunda n'amafaranga ntaho bihuriye urukundo ubundi iyo wakunda nyine umurusha amafaranga nyine kwa kundi umutipe bakutesha umutwe nkakunda nyine abakobwa rero batesha abahungu umutwe wamaye 10 wamaye 5 nabuze atike nabuze ibiki n'ibiki nyine noneho giye akaba ari the boss we atayafite igo shajize njye namukunze nawe ntabwo wamusuzugura sure nukuri okay ngatubwire none se uri kuvuga gukundana nawe njyewe ndi broke nta nakazi mfite ari we byose bifite nyine ntabwo wenda uri broke cyane ariko wenda ufite akajob kamwice ufite akajob ariko kaguhemba 60 cyangwa akajana ariko we akaba afite amafaranga ariko ugasanga uri kuvuga afite nk'amafaranga mu buryo afite amafaranga afite kabisa wowe utigitaka mu tugiye kumureba oya ntago nabyemera why ko kitabyemera urumva rero umukobwa iyo yagize amafaranga ntago mu by'ukuri yama ya respect nk'iyo nyine urumva mu gihe ngende umugabo macaka nyine si mu mugabo ku izina n'imbere y'imba umugabo urumva so rero urumva uwo nguwo kandi ushobora no kurara inyuma kubera ko n'igitanda ryamye atari cyawe urumva se wamuyobora gute afite cash afite byose na crib umgiye kubamo niyenda byaryo byose yaba ari nyine kuryo yakwadopta urumva nta tegeko watanga mu rugo none se akubwiye ati ngenda gukunda aguhereza ATM yiwe sometimes imodoka ikazajya ugendamo mu gihe atari mu kazi cyangwa akazakugurira n'imodoka nyine ntabwo wabyemera still ntabwo nabyemera erega abantu wabyemera kutubesha urumva abantu barahinduka wenda muri iyo minsi ngahe yagerageza ariko byagira igihe erega iyo udafite ibiceri uri umuntu w'umugabo mbese ntabwo wamukura wamara kubona yawe ukishakira undi uzakubaha kumukura yego birashoboka ariko ntabwo byamubwira ariko ntabwo yamukura urumva birashoboka ko umuntu yamukura ariko ntabwo byampira n'ayo mafaranga ko ndumva ko nta kintu nayamaza ngo ndiraho ngera tu ahubwo njye ndumva nakorera yanjye none se nyine wamukunze nawe akagukunda kandi akakubwira kuko nta kibazo why not mutakomezanya bo namukunze nawe akankunda option numva twakoresha namutera nk'ikibazo atari nko kumukura nkamubwira yuko namwereka nk'umushinga actually akagutera inkunga yanabyita nko kuntera inkunga nkamubwira rero njyewe kariyeri yanjye ni ngiwe nucoreye cyaba byiza abikoze urumva none se abikoze nyine ko n'ubundi ntacyo yabakwima ukabona ayo mafaranga akabikora ku ayo mafaranga bikamira lare nkazibona buri kintu cyose wakomeza kumukunda
cyangwa washaka yaba mpinduriye life none se aguhinduriye ubuzima ukamucika oya ntabwo byashoboka kuko njyewe ubundi iyo ndi muri love urikumva mba ndimo wese ntabwo navuga ngo ukuguru kumwe kuba kurimo ukundi kuri ku ruhande uri kwikunda sha ubundi nkuko nababwiye nyina muri depression nabonye ikintu bita depression ya danger handi mvuga ngo ntabwo nakongera gukundana kabisa ariko nyine ndi umuntu byagenze gute kugira ngo wumve wanze urukundo kugira ngo wumve ugomba kwikunda no kubera filime wari uri gukina se oya si kubera filime tu cyane kubwira ko iyo filime nagiye no kwikina mfite girlfriend man tumiranye fresh umva ko nyine event nyine inyuma ya kamera ari kumbangamira event wenda navuga ko life yanjye n'uwo muntu ntago mumuzi iri private ariko ntago byagenze neza nyine tubwire impamvu tuba tubashije gutya nuko hano hanze nyine ari abatipe bameze nkawe sibyo batekereza nkawe cyangwa bari muri relationship akumva ko nyine yatekereza nkawe kandi uruhande rumwe ngiye ntago mbibona ko ari byiza kuba wakumva ko nyine utazongera gukunda kubera icyabaye turi hano kugira ngo tuganire can you share of course urumva thank you man njyewe navuga ko njye meze nk'abahungu ba kera tu ntabwo meze nk'abahungu b'iki gihe iyo nakunze umukobwa ndamukunda biri deep ndamukunda n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose nta na kimwe kivuyemo so njye nagiye kudatinga umukobwa akavuga kuri Jesse ntabyumvise actually ntabwo nabarabuye mbarabuye njye nagiye kudatinga umukobwa njyewe nshatse tu uramukunda wowe ubwawe nawe aragukunda type yanjye kabisa wahundi type yawe imeze gute ni nka Sheila ntabwo ari umurundi akunda inzobe ndayibabwirana okay uyu munsi ikiganiro cy'umunsi nyine naramudatinze nyine twahuriye kuri Instagram uri kumva ku mahirwe ntabwo kumerwe ntabwo yigeze anangora tu ndakeka twara ubuzima bwe bwa nyabwo baby nyine akabyara ubuzima bwa nyabwo ako ndabizi nyine yuko iki kiganiro azakireba ariko I'm sorry ntabwo mushize hanze ntabwo tukuzi izina ryawe ntabwo turizi ntabwo dushaka kumenya izina ryawe ahubwo turashaka kumenya icyabaye kugira ngo bigire umuntu bifasha natwe tunakugire n'inama ni ukuvuga gutya ngo twahuriye kuri Instagram abona pics urumva akimara kubona ko uri type ye nawe ntabwo biba bikigoranye tu kiba gisigaye ni ukumenya se uyu muhungu ubundi financially bimeze bite tu ariko ubundi njyewe n'umukobwa nyine ngerageza nyine kumubwira ukuntu life imeze biba binagoye yuko nyine yamuvinga on ubundi twamaze kuvugana tu wenda kuri phone biba bigoye ariko mwahuye n'umuntu ukamubwira byose ibyo byose nyine byanyuzemo turakundana igihe kirekire wamubwiye life yawe yanjye ariyemera kuntu imeze arayandastandinga ikintu namukundiye nuko nta n'umunsi wa rimwe yigeze ananyaka n'igiceri cy'ijana she used to understand me muri situation ntabwo ari nka Sheila idafite amafaranga nta kintu mwavuga wimbeshye kuko urabona bino bintu tuba dukora ni akazi sibyo ntabwo navuga ngo nkorera ubuntu whenever nyine salary yazaga njye naribwirizaga ko twarabonanaga kenshi nkabona wenda imisatsi ntabwo imeze neza kamukubita nk'izo vemeri biri private nyine mbone aho nyine amafaranga ajya muri salo byose n'ibiki ndamushimira nyine man yaranyumvaga tu akayafata none biza kugera igihe cyangwa du 5k akibiri man wakimukubita ari cyo ufite nakibiri cyangwa icyatanu cyo koga mu mutwe mu baby salute guys man byatangiye ari loyo kuri njyewe byatangiye caring birenze man aho nacikaga intege she used to elevate me aho yacikaga intege nanjye ubwo nkamugarura muri mood byageze igihe nyine reaction ziwe ntabwo namenya nyine behind the scene yiwe niba ari uko yatangiye guhura n'izindi connection simbizi abigenza gake noneho njyewe sinzi ukuntu mera iyo utangiye gucika intege nibwo ngiye nkukunda cyane tu man uburyo ya reactinze ntago
reactaga nk'umuntu nyine ushaka ko tu breaking ariko adashaka kubivuga tu niba ari uko kari kakirimo simbizi nyine tu man call yabaga ari njye nyine uzikora na ya morning nari narayibuze na ya good night narayibuze ntayimubwirwa ntabwo yayimbwira bon naho akunda umuntu mukundana nyine umubwira ngo good night I love you utabivuze ntabwo yabivuga nyine ugasanga nko mu gitondo kugira ngo anyikize wenda nka morning dear man nkajya ku kazi nyine ntazi to kuko nabaga nzi ubundi gihe nta nubwo najyaga no kuryama ntarumva voice ninjoro ugasanga call ndamuhamagaye ntago ashaka kwifata nabwo yayifata ugasanga nyine ari kugenda ntamurenge ntazi bigira igihe nyine biba worst byatari bigira igihe nyine na plot ndayibura handi namubgawe tubonane cyangwa se wenyine yaranazinsabiraga yarazinsabaga usanga ntagakinsaba plot nanjye nazimusaba akambana busy byatari no kuri call ngenda ndamubura message nyine kuri WhatsApp sorry cyafite depression urumva nyine birarenze dojo bayariza imbere ya kamera bro mbega story mana yanjye jize ariko nyine I know like kuri GJC media nabwiye nzambaza ibintu byinshi bitandukanye vraiment ariko ndabizi ko ahantu hose ari arabizi ko njye yakaza kumugira inama nyuma nta nikosi nari mwe yigeze amfatana tu kuko nari umuhungu uri loyal uri caring uri loving ikintu cyose cyo mu rukundo naragisozaga bien mbese nta kintu navuga yuko yari yaramburanye wamuhaye ibingana n'ubushobozi bwawe ibingana n'ubushobozi bwanjye bo bigera igihe nyine nanjye ndavuga ngo kuki nakomeza ibi ngibi ndabona n'ubundi ngomba kubabara ariko nyuma y'igihe nyine nzabyakira tu so musaba ko tu breakinga man uzi ikibabaje yambwiye sine kuko yari yaranyimye plot ntabwo nari kumuhamagara ngo duhuze bimubwire nyine live ndavuga ngo rero umukobwa ngomba kumwandikira message tu ndayandika arya sine umubwira ngo ukimukatira se oya njye naramubwiye ngo rero ndabona ntazi nyine ukuntu ibintu bimeze muri iyi minsi njye nawe nambwa sinagutwaye iki gishobora gutuma wenda utamamagara cyangwa se nkaguhamagara ntiwifate ndamubwira ndabizi yuko nyine wenda uri broke nta kazi ugira uri kumva ariko njye mafite amayinite nubwo wenda nta bushobozi bwa danje ariko njye mafite ayaguhamagara every day kuki utayifata iki n'iki ndamubwira ngo rero njye ndumva nyine breaking tu nuko wamubwiye ngakomeza life yawe nanjye ngakomeza nyine life yanjye kandi aho nakubabaje ewana ndasaba mbabarire kabisa kuko burya urabizi abantu barahura ariko imisozi nidahura we never know yari girlfriend wanjye ariko dushobora nko guhurira haboro twagiye nko gusaba akazi kuko ino wenda nshobora kuba ndi muri career ya noza ya entertainment hari igihe byapfa njye narize option ya kabiri nkoresha nyine cya gipapuro so we never know cyangwa gusanga ari we boss icyo navuga hano okay nubwo twari turi guseka I'm sorry for that nuko nari mbonye wari ugiye kure ndavuga reka mbanze nkugarure muri mode twari dusetse ariko icyo nakubwira hari abantu benshi bafite ikibazo nk'icyawe sibyo cyangwa bagize urumva bagize depression ya danger bagize depression ariko kugera kure siko gupfa cyangwa kugwa siko kurambarara urumva umuntu ari harakanije ejo bundi nari kumva sinzi umuntu wakavuze ariko nakumvishe gutyo mahushuka ngo iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda nyine ngo ndagukunda ngo cyane ngo mbure ngo nuzansige mu buzima bwawe wibuke ko iryo sezerano umuhaye nawe hari indi sezerano aguhaye ariko wibuke ko hari undi muntu wigeze gusiga sibyo iryo sezerano nyine urarimuhaye urambwira ati bebe ndagukunda mana mva sinshaka nyine nkubuze napfa uramubeshya ntago wapfa sibyo uko hari umuntu wasize kandi ni wapfa sibyo nawe kandi nawe ari umuntu yasize nawe ni yapfa impamvu ngubwiye bino you have to be strong ako urumva ni danje iki twica iyo ugiye kudetinga nibyo nagiye kubwira sibyo you have to be strong uwo mukobwa ahari ntabwo tubizi niba azareba kino kiganiro
cyangwa atazakireba ariko Imana idufashije yakireba tuzamusharinga link urumva ngiye ndaza kumenya nimero zawe ndagusharinga nari kuzakireba byanga byakunda hanyuma icyo nakubwira mwana mutoya ari gihe twiruka ku byisi bikadusiga kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi ngiye muramubwira abakobwa cyangwa abadamu urukundo ruratsinda twaba dufite amafaranga twaba tutayafite love win hari abantu batabyumva kimwe nanjye hari n'ababyumva kimwe nanjye kuko ibintu hari ahantu bigeze kugera akambabwira akantu gato no kuri nyine mbona ko buri kimwe cyose cy'ubuzima nshaka ndi kukibona ariko sinabiboneramo ibyishimo ariko ushobora kuba uvuga ati kino cyose ndagifite aka kanya nyine nta kintu ndi kwifuza umwana w'umuntu arifuza umwana w'umuntu ahora agira ibyo yifuza iyo ufite imodoka wifuza ebyiri wagira ebyiri ukayifuza eshatu wagira inzu ukifuza etaje kandi wari ufite kadasitire umwana w'umuntu aremwe gutyo ariko kwa kundi uvuga ati byibura at least hari aho mvuye hari n'aho ngeze ariko ugasanga ntabwo bwa buzima urimo ugize gute ubwishimiye kandi umuntu uri kukureba akabona ko uri mu buzima bwiza bwakifuza no kubaho nkawe rero ushaka kuvuga ati umutipe dukundana uramukunze umukunze ari broke hahise haza undi mujama umurenze ubushobozi uri kuza kumenaho ikintu bita iki umufunga ari kuguha amafaranga ukabona ko wa wundi ari imbwa imbere yawe si ibyo cyangwa ukabona ko wa wundi nta kintu amaze imbere yawe ariko wa wundi ntugire ngo aje guhereza amafaranga kubera ko agukunze cyane ashaka kuba agukunze by'ukuri pe akayagusuka agukunze by'ukuri ariko byanga byakunda iyo wayimukiye umuntu biragukurikirana iyo utamusabye imbabazi ngo murangizanye neza cyangwa uvuga ati naraguhemukiye mbabarira biragukurikirana ngira n'abakobwa inama gukatira umuntu ntabwo ari bibi pe sibyo ushaka kuvuga ati ndabona wenda kiragiye wenda ari type yanjye none ndabona atakiri type yanjye ba honest mubwira ati ngewe ndabona utakiri umwe mu batipe nifuza mu buzima bwanjye ariko bo mujama wanjye bisanzwe ko twaramenyanye ari byinshi tuziranyeho arakuzi ari amabanga yanyu ari private muziranyeho rero ako kantu konyine iyo gakoze niyo mwahurira nkaho ngaho wavugaga tuzahurira mu kazi ushaka kuba boss we ashaka kuba boss wawe ku buryo akubonamo mu yindi sura ahubwo ntakwikange kuko buryo iyo hemukiye umuntu mu buzima uhora wikanga hari n'ukuntu ibintu bitubaho ugasanga nubwo ubutibuka umuntu wahemukiye ariko ni umuntu uri kumwishyurira mu kintu ugasanga buriya nawe ari umutipe wenda wasanga yakunze ugasanga nawe yirirwa amubabaza yirirwa ari umuhamagara buri munsi kandi nawe hari undi mujama nawe wirirwa amuhamagara umunsi ku munsi rero bro Paul nakundi tu Paul niki wamubwira uracyamukunda aracyamukunda pe bigaragara sinavuga yuko ngiye umukobwa mumene nimero ze pe ngiye ntabwo umuhungu wanjye wamugira bino bintu uri kubyumva ntabwo bishoboka ugomba kugaruka ukaba umukazana wacu bo ikintu navuga urumva ibyiza biba biri imbere pesa kugaruka nuko afite akazi sibyo arakora ariga sibyo ntabwo ari nkandagira bitabo please come back turamwingenze rwose nazi namwifuriza ni good luck nyina hari hose niba afite n'undi bizamuhire basi so right now akiri muri depression oya depression igomba gushira ntabwo nyiri muri depression kuko ubundi after all nyine like ubundi ntabwo nyine yari ameninze kuba uwanjye tu yego njya kumudatinga ntabwo nanizi ko tuzatandukana kandi umva kuzahita umutana amago urumva mu ma promises nk'umugabo nyine nabaga ndi kumubwira that time twari twaranapanze n'amazina y'abapeti tuzabyara n'amazina mwana maze abatipe n'abakobwa bakundana bapanze amazina y'abana bazabyara none icyambabaje nyine byarangiriye muri story kumva umwana wanyu w'imfura bari kuzamwita amazina shabiri private bahita hari abantu bake kubera iyo ngiyo yahita iba nka nuzi naba mbakopesha bahita bamumenya kuko biri muri style nyinshi nakundaga kuvuga amazina y'abapeti banjye n'uwo mukobwa abaji banjye urumva
narasebye oya ntago wasebye Ndi mu bahungu kandi banjye. nkubwire bro nta muntu upfa adasebye noneho special umuntu w'umugabo uri kubyumva umuntu w'umugabo byanga byakunda agomba guseba ntuzatinya igisebo uri umugabo ngiye nkubwiza ukuri pe na nyuma yabyo nacitse n'intege urumva oya genda wongere uterete umwana dore Sheila arahari urumva n'umukobwa oya hari n'abandi benshi haguruka Erika Hari twa turiya n'abandi n'umurundi benshi cyane. genda uterete umurundi kazi ibindi ubyihorere urumva then nyuma yabyo nahise mbona yego wenda iyo mindset turi abantu nabonaga buri mukobwa wese ukunda umukobwa umeze gute kuri JJC media Umva, tumushakire yego kabisa. pe sibyo Bon, kandi cyane abaranga bahozeho umukobwa umeze gute bo ndumva nyine appearance ntabwo ariyo yubaka ndakeka bo umukobwa nyine aba afite urukundo yanyubaha wenda kandi ubuzo zarubwirwa n'icyo wafotora umuntu ukahita umubona ko afite urukundo cyangwa atabifite urumva iyo ugiye kudetinga mukaganira ibyo ari byose umuntu wapi ari ikintu kiba cyagukuriye gituma ujya kumuganiriza icyo kintu rero kigukurura ku mukobwa nicyo nshaka kumenya of course urumva ndi umuhungu kandi ukunda nyine imbere ya kamera ntabwo ndi fo Ntabwo uri fo? umukobwa nanjye mba nifuza kabisa nyine umeze gute umeze nka ibitekerezo Sheila byanjye. umeze gute ariko se Sheila nuko ari undi imbere niyo mpamvu ndi kumutanga njyewe ntabara njyewe navuga ngo oya njyewe ntabwo nkunda. navuze ibara navuze umukobwa uvuga ati ngiye kumutereta umukobwa ndabona nka Sheila ndabizi akunda abatipe b'inzobe wibeshye yagiye nkunda abatipe b'ibikara bon iyo ngiye gutereta uri kumva nkomeje abatipe b'ibikara narindi wamabariza Sheila akakunda abatipe b'ibikara nk'inyuma ya kamera yitwa mu kintu ruwa ruwa nawe igikara cye kirakabije mana ngenda bakunda n'ukuri urumva nyine urumva nka n'uzakunda urumva uri umutipe w'igikara ni urugero nawe nguhaye oya ntabwo ari urugero n'ibyanyabyo appearance rero njye na appearance ngewe ngira mani nako oya na kala ukunda abakobwa bagufise ukunda abakobwa barebare oya ntago navuga ko ari medium ubundi ari kuri height aba ari medium uri kumva ateye fresh uri kumva wa muntu nyine appearance ye ikurura abantu afite amabere meza ahagaze afite ikibuno cyiza gitemva giteye neza afite nyine mani wa wundi ureba kuri first impression nyine umukobwa nyine uvuga ko ni umukobwa ufite ifoto ariko ntabwo navuga njye ntabwo appearance ntabwo ntabwo ayitaho Giselle afite buri ya nyashi ya dance kumva ntabwo usibye ko yaba ari igikara yaba ari inzobe ariko afite njye ntabwo nakala njya ndeba ko se afite umuzigo nyine afite ipoto afite umwana umbereye nyine tu wa undi nanajyana home wandi nanajyana na home bakavuga ngo cyaje ntabwo wabuze muri mu byose muhanda ukumva uri proud niyo twaba turi muri ino mihanda bakavuga ngo cyaje afite buto afite iputo rya dance nakiriye benshi kuri iki cyose ubundi ni nka opposite turi kumva ariko abakobwa bafite buto ni nka kwa kundi umuniga aba yarubatse bad ubwo ni umukobwa nyine nawe yarubatse hasi abakobwa mujye muri ariko biri natural bitari ibyandi biri artificial genda bishiraho ibintu by'ibifufuma by'ibintu by'ibi I don't know uko nabyita byifufuma burize nyine yavukanye zimwe ziba zivuga za zindi ureba ukagira ngo ni nk'amazi ari mu ishashi ubu ngubu niwe mvuga ubu ni unkurura like seriously icyo nicyo kintu navuga ko ari nka ubundi ni na fact ya mbere ubundi ngiye ndebe iyo ngiye kudetinga kabisa Sheila buze isoko nawe arayifite man nayibonye wayibonye so yifite ngo yabibonye okay noneho reka na Sheila mumaze kino kibazo Sheila ari umugabo nyine ufite amafaranga sibyo ariko nyine akuruta cyane ariko nyine ubuzima ubona
urimo bugusaba kuba wamushaka oya kubera njye cyambere wakemera ugashaka umutipe w'umukene kugira ngo ukundane n'umusaza. Okay, iyo mvuze umusaza ntabwo mvuga umusaza w'imyaka 50 wenda nyine ukuzemo akukuruta ukuzemo bigaragara kabisa bigaragara kakuzemo bigaragara nyine ko akuruta mukuntu. ujize njye ikintu cya mbere ngiraho ntekereza ku giti cyanjye ntabwo numva ko nakunda umuntu ntari proud ye. Oya hari abantu barakuze yarubatse umubiri ku buryo unamubona nunamubare mu myaka afite we ugasanga afite nk'imyaka nka 50 sibyo ako kagira afite nka 45. Erega icyo mutazi nuko imyaka ni imibare. Oya usibye n'ibyo kandi ushaka gukunda n'umushusho imyaka 30. Oya wowe ufite 25 kubera ko imyaka ari imibare. Oya ubundi of course nago ufite buli ese umuntu wasengana se wawe ufite buli uruba aho yifite nka 40 uri kuri 30. gusa umuntu wasengana uzi wagiye iputi ya danje. Hari benshi ntabwo ndamubona wenda nzababwira nimubona tu. Barahari bafite kofi. Putu aho ikofi njye ntabwo kofi nkurura ku mukobwa kwanza. Ukuri kw'Imana njye umukobwa ufite kofi ntabwo nkurura tu. Nese ko ndani Koga njyewe ufite kofi kabisa. I rather love umukobwa udafite kofi. akobera yaje Wari wamuzi ragomemera. Umukobwa nyine ko guteye nka noza se. nka Eric Sumva namuhora iki kandi ari tayari kandi afite byose nshaka. Oya bandaga muri kino bugire. Baratangira gukora ikiganiro n'ubwa mbere amaze ikiganiro nseka. Mbese nabuza n'icyo mbaza kuko imbese hano hari inkuru ziteko. Okay, no bwa mbere duhuye sibyo? We expect ndibuka the first time mutwandikira. We expecting agiki nyine utubwire nyine utwandikira. Expecting agiki like Nyine bwa mbere wandika fata nimero kuri JJC Media wandika nyiri singomwe ko abanyarwanda bamenye ibyo wari kwandika uvuga nyine we expect ko turi bugusubize icyo gihe ukuntu wabivuga icyo gihe ndavuga bandikira kuri cyakuze n'ibyongereza byinshi nabwira abanyarwanda n'ibyongereza byinshi waremeye nabwira abanyarwanda kwanza nuko icyo gihe ni kera uri kumva nari nataratangira gukina muri depression ntaraba umusani gusa nyine bon ibintu byanyu mukora no kuri kw'Imana umuntu wese nyine abibonye yaka appreciating pe niba wenda kuri side y'ibiganiro babiteguye babiri interesting babiri funny bon movie zanyu muri gukina nazo navuga ko ziri kuri standard kabisa ni movie nyine abantu bakuramo amasomo kandi nanjye ku giti cyanjye nkikuyemo hari amasomo menshi nagiye mbigiraho pe kandi apart from that nifuje yuko twakorana uri kumva kucyifuje ko twakorana kuko burya sibyo navuga kuri experience navuga yuko nashatse yuko nabasangiza nyine kuri bikeya mfite kuko nabonaga yuko ngize nanjye wenda nk'itafari nongeraho byaba nyine ari byiza kandi byaba ari nk'iterambere nyine tu you know so ndababwira kandi namwe mwambereye abantu beza ntago umwanyimye amatwi mwaranyumvisha yego ntago tukubwira se ngo tuzagusubiza byakiriye gute icyo gihe uri kumva ntago umuntu burya ibintu biri muri rush ntago bikorwa neza tu icyo gihe wenda mwabonye ntakenewe you know ndabeshya se nari kuko umuntu nabibabwiye mutazi ko nkina you know nabibabwiye nta kintu cya danje ndakora tutanakuzi mutananzi you know so nubuni turakumenye tukirebe kumenya so rero kuri njyewe ndi umuntu nyine wihangana tu icyambere nuko icyo nahaye agaciro ni igisubizo cyanyu kuba mwaransubije ubundi babi twakubwiye biki niba bikoko twakubwiye ese undi wandikiye nde nandikiye no mukobwa imana arangije akubwira biki
shaho no muji rero mani yambereye umuntu mwiza byatari twaraganiriye nyine ambwira ko azambwira tu noneho nkwandikiye sero wenda ntago nyine byabaye nkaho nyiriyeho ukuntu nyine nakwandikiye nk'ikimessage kingana gutya tunyandikira ngo ntago turi gufata abantu of course ndi umuntu w'umugabo uri kumva igisubizo kimwe gusa bwana na paragraph ntago nizi nari na applyinze bon ako cyambere nuko niko nagusubije warabaye oya ntago nababaye uri waravuze ati no mubeba nyiriyeho bon navuga yuko oya reka kubeshya no kuri Jesse je nyomoza nabirenze kunyiryaho nago wenda wanditse message ndende nago waburi uwa mbere uri kumva ni ibintu wenda nari narafashe nkaho ari bisanzwe kunyiryaho ari nk'ubushuti bwanjye ubundi ibintu ibi byarabimenyereye ni nka girlfriend wanje kunyiryaho ni ako nyene nkubwira ngo nta bantu turi gufata wumvisha umeze ute muri wowe nago iki igisubizo kimwe wari witeguye iki bon icyo gihe nari nzi ko ndi bubikubwire uri kumva okay tumbwira wenda hari igihe muba mwarafasha abantu baruzuye uri kumva katimwe rero ni fresh kubukunda ibintu byacu turagushimira so ntago turi gufata abantu ngiye nikigera tuzakumenyesha tu nk'ibisanzwe so mpita mbona nyine umbwiye kuriya ariko ngiye ntago ndi umuntu nyine wumva tu ahubwo ngiye nahise nanagushimira wenda ntago thank you nahise mvuga gutya ngo icyambere nuko yansubije Tabacha ngo anytime ntago nzi yamamagara burya ntago umuntu yakwirya ngo wenda ngo umubwire nabi cyangwa iki we never know bose twahuye ntago nari nzi ko wenda none se baguha okay iki ni icyambere abanyarwanda babyumvise ko yavuze ngo namwiriyeho uri mu mutima we ariko it's okay buri ako ntabwo nawe wenyine buri muntu wese barabizi buri muntu wese unyandikira naravuze ngo nongere mbisubiremo umuntu ufite impano ajya afata aka video bajya bamufata aka video ariko acting akanyoherereza namara kukanyoherereza kandi atari aka video ka snap ujya video isanzwe isura yawe ya nyayo atari amasura mujya mwiha yandi ya snap ujya nurangiza unyoherereze umbwire ngo nkunda filime kuko iyo ndi gufata abantu uri kubyumva ndi gufata abantu ngenda ndeba wa muntu buryo yari ari kwirekura noneho nge kwa kwirekura kwawe niho mera gukoresha casting nkuzana hano noneho gasanga umuntu akwandikiye ngo ndagukunda ngo nkunda gukina filime ubikunda no kuba ari impano yawe ni ibintu bibiri bitandukanye niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo nta bantu turi gufata kandi koko nta bantu tuba turi gufata ariko nubwo nta bantu tuba turi gufata iyo nabonye ubizi hari igihe filime yindi nzandika burya ngufata kubera ko hari ikintu nakubonye nubwo ntahita mbikubwira nkahita nkwandika ku buryo ngo wahamagara ari nka surprise nkahita nkubwira cyangwa ugasanga ari abantu bakeneye abakinnyi nkahita mvuga ni uyu mwana sha arashoboye nkahita ngutanga urumva ko nubwo ubunyandikiye ariko mujye mugerageza mufata utuntu tw'utuvideo munyoherereze niyo naba atari ngiri bugufate naguhana mugenzi wanjye noneho nyine bakubwira ko ugiye kuza gukora hano kuri JJC Media kuri filime zacu wabyakiriye already uyu mujene yarasanzwe boro zanjye azizi zari zaranazengurutse kabisa ko depression abantu benshi barayikurikira ese mubango uyu muji shobora kuba wenda hari icyo yabonye ko maze igihe kirekire ngiye naktinga tu ese mubagurikira ngo buriya nyine Imana iransubije tu gutya nibwiye mutima mva gutya ngo buriya yabonye yuko nanjye wenda hari icyo wenda nakongera muri movie yabo cyatanga umusaruro nyine mwiza tu ngiye ni filime nayo nabonye none se ejo ngo hamugara tuvugana ntabwo yizi nayo nzi no kuko Imana to be honest ngiye ndavuga n'impamvu nagufasha ndaza kwivuga ngiye ntabwo njya njya ruswa se waba ukoresha social media utazi iyo bora nukuri wibutsa akantu uzi ngiye sinkunda kura filime akenshi iyo ndi hano mu rugo mba ndi kwandika filime wenda wabirumvikana none iyo ntari kwandika filime mba ndi gukora ibiganiro noneho rero urumva kujya kureba filime abanyarwanda se nkazaba filime ryari iyo movie rero ngewe nari nzi ko nayizi kuko man niyo mpamvu wahise unayandika warayanditse muri CV yawe urumva iyo boro
thumbnail kabisa umujene wanjye yarabinkoreye urumva njya kumuririra bwa mbere nkeneye gukina muri movie Zaba nyine tu yaranyumvisha byatari bombi na GF Linda barabinkoreraga thumbnail nayigiyeho kenshi kwanza ndi no mu main actor muri laboro yabo tu ako cyangwa kuza kwireba nari nzi ko yizi so ako birumvikana nijoro nkubwira umva shamize bite nijoro nkuvugisha nijoro rero byanunguye kuko ubusanzwe nyine narakwandikiraga nkibonera nyine ibisubizo byabaga ari blue ticks niba kakundi nyine ahubwo nyine nkabyumva njyewe ndi umuntu wa understanding ko ari nk'umuntu wakifatira kuyo twachatinga n'umuntu ubona ukavuga gutya ngo uyu nguyu twachatinga agiye gusaba nka service akansubiza bikarangira tu so byantunguye kabisa wahereye kuri WhatsApp nyine umamagara cyo genda cyeka nari mvuye school ndabango Gisele kamusubiza tu n'umwana na I missed your call mitambona directly usibikora no kuri call isanzwe tu kuri njyewe byanantunguye byanantunguye kabisa nabase naramwandikiye ntago yamaga reply zitameze neza se bimeze bite agiye kunuka noneho ambwire ngo ndakwiyamye rero wamuhunguye nuzanye no kunyandikira batya ngo tanumva nyine bona wamamagaye kandi nabwo umbwira ko ntago wigeze ukonfaminga ari nka bisa nk'ari nka casting tu yuko ufite team ya ndamubwira ngo Jendi ya mini ya tu kuko man ibintu ni ibintu nabwo ni casting waruje burago ari byayabyo Tuwache imihanda kabisa ya movie ngiye narayikarazemo byatamye nari nifite confidence ndabango ninza wenda hari igihe nyine byacamo cyangwa se wenda nibicemo kandi nabwo ntago nacika intege kuko ni ibintu nkunda nateze no kureka cyangwa niba hano byanze nara byakunda mboneraho no kugira abanyarwanda filme urimo izasohoka vuba cyane ushobora gusohoka mbere y'iki kiganiro cyangwa igasohoka nyuma y'iki kiganiro rero mbabwira ngo muzibuke kutubwira muri comment niba ashoboye niba mubona arizi nyine kuko filime dukora twese abanyarwanda twese dukora filime ariko buri wese atanga product mu buryo bwe butandukanye hari ukuntu nk'umuntu nyine akubwira ngo nzi gukina filime ariko mu by'ukuri filime wowe ukinamo nyine ukabona ntago ari kubyibonamo cyangwa ugasanga umuntu akubwira ngo azikuririmba ruririmba rap ruririmba ngo nibarambi biki ibintu nk'ibyo ngibyo rero na cinema nuko nguko dusoza cyangwa urumva ari ikintu ushaka kubwira abanyarwanda bon ikintu nambwira abanyarwanda shera umunsi twamwenye amagambo shera cyangwa sigira umuntu uvuge ukora umunwa bon ikintu nabwira abanyarwanda nuko mbere na mbere nyine ndabashimira tu kandi bakomeze kudushigikira uri kumva kuko burya bino bintu dukora nibo tubikorera ntabwo tubyikorera tu so ikindi kintu navuga nuko bakore subscribe ba sharing nyine baduhe support kuko turi abana b'abanyarwanda tukaba tubikorera the same time abana b'abanyarwanda so badushigikire batwumve aho nyine wenda twakosheje nyine bakagerageza kudukosora baduhe comment nyine iri honest nyine yapana yindi yo kudufera kwakundi abapetrol so I beg them guys nicyo kintu navuga yep okay that's it thank you Sheila tukugesheje kuri JJC Media today mwankuyemo ikiganiro cyari kiri kuri uno mubrada wenyine ako nawe twarakuzanye sibyo kandi ari ibintu weretse abanyarwanda byinshi cyane ya abakunzi ba JJC Media TV turabakunda cyane ikintu cya mbere nababwira ni ukuri bakomeze badushigikire bakore share bakomantinge baduhe comment nziza batubwire ibyo batanga ibitekerezo kuko izi filime dukora nyine nibo zigirira akamaro natwe zikatugirira akamaro ya ibyo dukora benshi muri comment bagiye batubwira dukina ibintu biri riyo bibaho mu buzima busanzwe cyane kabisa ya rero
uko dukomeza gukina iyo mudushigikiye mugasharinga izindi nshuti zanyu zitabashije kubibona biba byiza cyane bakomeze badushigikire batere comment nziza batange subscribe kugira ngo nyine dukomeze kubaha ibiganiro byiza ya nabonye comment muri film iherutse gusohoka nyine umuntu yanditse ibintu byinshi avuga ko izi filime zimufasha ya rero iyo umuntu yanditse comment nk'iyo mu by'ukuri aba yafashije ya turabakunda cyane ukomeze kugubwa neza guys murakoze cyane mwebwe mutangira comment by the way mbona no kubwira abantu bandika comment mbi nabyo nta kintu bitwaye sibyo kuko ntabwo abantu twumva ibintu kimwe ahubwo se hagati aho wenda naguciye mu ijambo ego wari wambwiye ngo banze vuga nyine nawe urahita uvuga wenda impamvu nyine wamisemo byaba byiza nabibwiye n'abanyarwanda rero iyo tugiye guhitamo tureba ndeba script ukuntu yanditse ukuntu nayanditse iyo nandika script hari umuntu mba nshaka ndi gutagitinga ni ukuvuga ngo niba nshaka umukobwa niyo mpamvu dukoresha ba Sheila niba nshaka umuhungu dusuppose wenda ndashaka naba ngiye kubakopeza filime yasohotse ariko nka filime nanditse sibyo abantu nibayibona it's you physically uko ugaragara it's you noneho kuko rero ari wowe ngiye wayanditse ngenda kuriba nkavuga ni n'uyu aho ngasingarana ndwana na kakantu ko kuvuga ngo kwisura yiri kubinyereka ko ari we n'uburyo ari buvuge n'uburyo ari bwitware araba ari we koko cyangwa ntago araba ari we icyo ni kibazo cyonyine nsigara ndwana nacyo uri kubyumva nk'urugero nk'amasene menshi nka Roxane ntabwo Roxane cyo kumwandikira sene yo kuvuga ngo nawe umwana mwiza sibyo impamvu uburyo agaragara ntabwo namugira umwana mwiza ngo ngo bikonde rero iyo ngiye gukora casting cyane cyane ndeba isura naho namara kureba isura niba koko ari wowe nshaka namara kubona ari wowe nshaka nkasigarana ndwana na cyacyo nababwiraga cyo gufata video niba uri kwiyaminiya nkasigarana ndwana no kureba ya video wamaye ndebe koko ibi bintu birimo nkabona birimo biragenekereza ukuntu nabona rero biri kugenekerezanya ukuntu nkavuga nti let me take this man cyangwa reka mfate no mukobwa mvuga ngo niba warebye filime twakoze wabonaga ko ari wowe twavugaga ariko uburyo ugaragara si wowe mu buzima busanzwe ariko look yawe ni wowe niyo mpamvu rero nagufasha ni ukuvuga ngo abantu bose bananyandikira nkaba nababwira ngo turi gufata abantu nkababwira ngo nzababwira ni ukuri mba ndi kubatekerezaho pe mba ndi kubatekereza muri hano muri ku mutima muri ku mutima ni uko wenda amahirwe yawe ataragera ariko ni ukuri iyo ndi kwandika filime buri gihe muzijya mubonamo abantu babiri cyangwa umuntu umwe cyangwa babiri bashyashya kandi muri mwebwe mwagiye mubinsaba ni ukuri kandi turi kuzamura impano z'abanyarwanda mbonera no kuvuga ikintu nibagiye kukivuga hari abantu ngo bari kutwiyitirira bari kunyiyitirira nako ngo bari kwandika kuri Facebook babinyoherereje ngo bari kwandika kuri Facebook ngo bakavuga ngo ndi gushaka abakinnyi bakoresheje foto yanjye bagashyira na nimero za telefone zanjye se bazikuye z'abandi ngo bakaka amafaranga nongeye mbisubiremo nago ngiye nishyuza abakinnyi siko nababwiye ahubwo ngiye abakinnyi ndabishyura kuko wowe ufite icyo nshaka uri kubyumva rero mu gihe wowe ufite icyo nshaka ntabwo ari supposed kunyishyura bango ngiye ndi kurwana ndeba ya mpano yawe iyo mpano yawe rero niyo ngiye mba ngomba gufata mu biganza byanjye gutya kugira ngo nyigeze kure kandi nkanakwishyura kugira ngo ubone n'inyungu kuko muri buno buzima ntabwo nakubwira ngo nukore niba mfashe umunsi wawe wose I have to pay you wa munsi wawe kugira ngo navuga ati ya mpano yanjye ko kwitangiye no kumbyarira inyungu rero umuntu wese uri kubona bari gukoresha ifoto yanjye iyo ni ibintu ntazi uwo muntu ahubwo mwamaganire kuri iyo magroupe ngo bari kwishyuza ngo ibihumbi ngo 10 ngo 6 ngo mbere ngo hanyuma ngo andi ngo binunguka yishyura ngo nyuma warangije kujya muri groupe ibyo ni kubeshya icyo nicyo nagira ngo
mbabwire rero ndabakunda mwakoze kubana natwe twaganiriye twasetse twigiyemo byinshi bitandukanye mwibuke gukora subscribe share and comment mugende mu following kuri Instagram mama Idi mumbwire abo ngabo baba bari gusaba nyine kujya muri filme mwazajya mwohereza utwo tuvideo kuri Instagram mama Idi ntareba koko bishoboka hanyuma naguhitamo nkakubwira ukagira gute ukama nimero hazaguhamagara cyangwa mukareba zino nimero tuba twapininze hano ariko mutazi hari umuntu nabonye wazifashe akohereza ama video everyday ukohereza ama video kuvuga ngo urohereza ama video byiki ntushaka gukina filme nta kintu na kimwe nyine ugiye kutubwira mu byukuri ntago ari byo ariko nshimira umuntu wanyandikiye ejo kuri nimero kuri message isanzwe atubwira ko ibintu dukora ari byiza nukuri wumve ko message yawe nayibonye kandi ndumva nanayisubije da thank you so much ndabakunda Sheila azatuganiriza ubutaha byinshi birambuye nizere ko amaze kumumenya nari namuzanye hano ngo bongere mbibutse Sheila si ubwa mbere akinye filime none se uba wumva wajya gukina filime n'ahandi bya filime jize ikintu cya mbere navuga thank you washize mu bintu nkunda cyane cyane ko ubu ngubu mbifiringa cyane kuruta uko nawe firinga yes ubu nagucikire agakino reka tukabasigayemo musigare mukora sare ciao bye thank you bye thank you